yawe. Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Haleluya. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwami Dawidi. Dawidi yari umwami wa Isirayeli, kandi Isirayeli bwari ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Ariko nk'umuyobozi mukuru hari amakuru menshi yajyaga agira. Yajyaga abona ibirego, yajyaga abona raporo zerekeye ubwoko bw'Imana. Haleluya. Akabona abakozi b'Imana bari mu baregwa mu bakoze ibyaha. Akabona abaririmbyi baragaragara mu bari mu birego. Akabona abashumba baragaragara mu baregwa nabo. Akabona inzego zitandukanye z'abakorera Imana cyangwa se z'abitirirwa izina ry'Imana bari mu makosa atandukanye. Arangije yibaza iki kibazo, aravuga ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu mahema yawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Haleluya. Cyari ikibazo gikomeye cyane yibajije, kandi nawe muri iyi minsi hari ibyo wakwibaza. Ku gihe cye hari ibyo yabonaga bitagenda, ku gihe cye hari ibyo yabonaga bitatunganye, kandi byakabaye bitungana bitewe n'abantu bamuri imbere. Natwe muri iyi minsi rero hari ibyo turimo kubona. Haleluya. Hari ibyo turimo kubona bikaba byagutera kwibaza ngo ninde uzatura mu mahema y'Uwiteka? Bikaba byagutera kwibaza ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka wera? Ninjye mbibona njyenyine se? Mwebwe ntabyo mubona? Haleluya. Aho usanga abapotre barimo kuregwa ibyaha by'ubushukanyi, ngo sinzi ko numvisha babyita, apotre ari mu nkiko aregwa ibyaha by'ubushukanyi. Aho usanga muri korali runaka ngo umwe yateye undi nda ariko yanze kwemera umwana. Ibibazo bihari. Aho usanga murokora umaze imyaka 10 asenga akijijwe, ajya ku igaburo ryera mu makarisi yatuyemo, ari we ushoza intambara mu ngo zigasenyuka. Bitera kwibaza rero kuko nk'uko Dawidi yibajije Uwiteka, ukababaza Imana, Uwiteka, ninde uzahagarara ku musozi wawe wera? Ninde uzatura mu mahema yawe? Niba ibyo twitaga ngo ni iby'abapagani, ibyaha bikorwa n'abapagani, turimo kubisanga no mu bitiriwe izina ry'Uwiteka, ninde uzatura ku musozi wera w'Imana? Ninde uzaba mu mahema y'Uwiteka? Nababwiye ko tutari butinde muri aya magambo, kandi iki kibazo kiri mu ijambo ry'Imana. Ubundi Bibiliya ibamo abanditsi bagiye bandika mu buryo butandukanye. Hari abandika bandika nk'amateka, hari abandika bandika ibisigo, hari abandika bandika ubutumwa, ariko hari naho usanga harimo ikibazo nk'uko hano muri Zaburi ya Dawidi yanditse yibaza iki kibazo. Burya nusoma Bibiliya ifite uburyo abanditsi bayanditse baba bafite icyo bashaka kugaragaza. Hari abafite imyandikire y'ibisigo,
hari abafite imyandikire y'amateka, hari abafite imyandikire, habamo imyandikire itandukanye, hakabamo n'imyandikire isa nk'aho ari ikibazo. Ariko ibi byose, byaba ibisigo, byaba iby'amateka, byaba ubutumwa butandukanye buri muri Bibiliya, byose ndetse n'ibi biba bibaza nk'ibibazo, ni ibituma twebwe abayisoma tugira icyo tuyigamo, tugira icyo dukuramo. Haleluya. Uwiteka, ninde uzahagarara ku musozi wawe wera? Ninde uzatura mu ihema ryawe? Niba muri iyi minsi tureba tugasanga gutandukanya ukijijwe n'udakijijwe bigoranye, ninde? Umutwe w'amagambo tugiye kuganira uravuga ngo umuntu ufite agakiza nyakuri ameze ati. Yesu nashimwe. Twese twarakijijwe. Ugiye kureba hano mu rusengero 70% twese twarakijijwe. Haleluya. Uwo mubare ni munini cyane ku rwego rw'uko aho dutuye, aho dukorera, aho dusengera wahabona ubukristu buri authentique. Ariko se kuki umubare ari munini cyane? Kandi ubwo ndavuga hano muri Rehoboth no mu yandi madini no mu yandi macaci abakijijwe ni benshi. Muri iyi minsi gukizwa byabaye ibintu byoroshye cyane, byabaye ibintu biri à la mode, byabaye ibintu ahubwo kuba udakijijwe ngo uvuge ngo nsengera aha n'aha nicyo kibazo muri iyi minsi abantu bafite. Ariko kuvuga ngo njyewe pastor wanjye ni kanaka, nakirijwe kwa kanaka, itorero ryanjye ni runaka, ni ibintu bigezweho, ni ibintu abantu rwose ubona bari fier nabyo, kandi ni byiza pe. Muragakizwa, turagakizwa, tukaba abakristo beza, abakristo bubahisha Imana. Ariko se bigenda biti ngo abakizwa babe benshi mu bitabo by'amatorero, imibare izamuke, ariko ibyaha n'ingeso mbi bikomeze nabyo bigwire? Ibyo bintu bihura biti? Uwiteka, ninde uzatura mu mahema yawe? Uwiteka, ninde uzahagara ku musozi wawe wera? Niba abakijijwe imibare izamuka nk'uko statistique zibyerekana, ariko ibyaha ndetse n'ingeso mbi zindi nabyo bigakomeza kwiyongera, Uwiteka, ninde uzatura ku musozi wawe wera? Uwiteka, ninde uzaba mu mahema yawe? Iki kibazo wakibaza n'undi akakibaza, ariko tugiye kuganira umuntu ufite agakiza nyakuri, kuko abaririmbyi bigeze kuririmba ngo agakiza niyo passport twahawe. Ariko ucunge neza utawufite passport ya fake, wazagera ku rurembo Siyoni bakubwira ngo iyi passport ntahizwi. Haleluya. Agakiza ngo niyo passport twahawe, nibyo kandi ni byiza. Ariko hari abafite passport zitari original z'agakiza, hari n'abafite iziri original. Uwiteka, ninde uzatura mu mahema yawe? Ko twese dufite passport. Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Muri iyi minsi ya none rero bijya binagorana gutandukanya umuntu ukijijwe neza n'umuntu udakijijwe neza. Twese turakijijwe, twese turaririmba, twese tuvuga ubutumwa, twese rwose by'Imana benshi biratunogeye ndetse biradushimishije.
ariko umuntu ukijijwe neza n'udakijijwe neza uzabamenyera kuki? Haleluya. Uko byagenda kose hari ababivanga, hari abo byarambiye, hari ababihagazemo neza. Ariko igitangaje nuko bose bambaye umwambaro w'agakiza, bose bafite amacace basengeramo, bose barabatijwe mu mazi menshi, bose hari n'abafite impano zitandukanye. Ariko umuntu ukijijwe neza cyangwa se umuntu ufite agakiza nyakuri wamumenyera kuki? Ntago ntinda ahangaha. Icyambere, umuntu ufite agakiza nyakuri kizamukubwira ni umuntu womatanye na Kristo Yesu umucunguzi we. Umuntu womatanye na Kristo Yesu umucunguzi we, uwo muntu afite agakiza nyakuri. Ndaje nsobanure komatana na Kristo icyo bishatse kuvuga. Haleluya. Umuntu ukijijwe cyangwa se umuntu ufite agakiza nyakuri Imana yishimira ni umuntu womatanye na Kristo Yesu umucunguzi we. Hana handi ikizakubwira uwo muntu rero womatanye na Kristo Yesu umucunguzi we, mu butumwa bwiza bwa Yohana 15 umurongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 5 haranditse ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri nge. Haleluya. Uyu ni Yesu wabivugaga. Bakristo abakijijwe, umuntu ukijijwe neza ni uwomatanye na Kristo Yesu umucunguzi we. Aha aravuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri nge. Reka turebe igiti. Twese igiti turakizi. Igiti kigira ibice bitandukanye. Kigira igihimba cyacyo niko nacyita, kikagira amashami, kikagira n'imizi. Haleluya. Igiti nuko giteye, iyo ukitegereje nibyo bice nyamukuru kigira. Ijambo riratubwiye ngo Yesu ni umuzabibu. Hejuru y'isomye muri ubutumwa bwiza bwa Yohana bakubwira ko ni umuzabibu, ariko Imana niyo iwuhingira, niyo iwureberera. Ariko Musa akavuga ngo natwe turi amashami. Yesu ni umuzabibu, ariko twebwe turi amashami ashamikiye ku muzabibu. Haleluya. Uri ishami rishamikiye ku muzabibu, ushamikiye kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. No kuvuga ngo ntushobora kwera imbuto nk'uko ijambo ritubwira, kuko ishami ritari ku giti riruma, ryamara kuma bakaricana rihinduka inkwi. Haleluya. Buriya ntuzashakira umuntu ngo ntuzajye kurebera imbuto ku muntu wumye kera. Ni ishami ryavuye ku giti. Haleluya. Nta kintu wakuraho. Ishami se ryakwe, kuko icyo ishami ritanga nicyo rivoma ku giti rishamikiyeho. Amen. Iki ishami ritanga, gushashagirana kw'ishami cyangwa se kwera imbuto kw'ishami, ribivoma kuri cya giti ricometseho, rifatiyeho. Haleluya. Ishami ryamaze kuva ku giti riragenda rikuma, nta kintu warisoromaho, akamaro karyo riba risigaranye uretse kuma rigahinduka urukwi bakarucana. Haleluya. Umuntu ufite agakiza nyakuri ikizamukubwira ni umuntu uzasanga agishamikiye kuri Kristo. Imana ishimwe. Kandi ikizakubwira ko ashamikiye kuri Kristo nuko uzamubonaho imbuto z'ubukristo. Amen. Amen. Ikizakubwira ko umuntu ashamikiye kuri Kristo,
hari imbuto z'abana b'Imana, hari imbuto z'ubukristo ushobora kuza ukamusoromaho. Za mbuto dusanga mu Bagalatiya ibice 5 uzazibona ku muntu ugishamikiye kuri Kristo. Ariko ikitangaje muri iyi minsi, ndagira ngo ubwire ngo ishami ryavuye ku giti n'ishami rigishamikiye ku giti yose yitwa amashami. Bitandukanira he? Irishamikiye ku giti cyaryo riba rigifite ubuzima, ariko iryavuye ku giti rikagwa hasi nta buzima riba rifite, ariko yose ni amashami. Nshuti yanjye, waba ugishamikiye kuri Kristo cyangwa se waba wariyomoye kuri Kristo ukajya ku ruhande, icyo nzi cyo mwese muzitwa amashami. Ariko ikizakubwira umukristo ufite agakiza nyakuri, uzamubona ko agifite itoto ry'ubukristo, uzamubonaho amakakama y'ubukristo, uzamusangaho imbuto z'abana b'Imana, uzamusangaho gutohagira ko mu bumana. Imana itugirire neza. Haleluya. Umuntu ugifite agakiza nyakuri ni umuntu womatanye kuri Kristo Yesu umucunguzi we. Ibindi womatanaho byo ushobora komatana no ku bindi bintu, ushobora no komatana no ku bandi bantu, ariko uwomatanye kuri Kristo Yesu, ugishamikiye kuri Kristo Yesu, icyo uzamubonaho ni imbuto z'abana b'Imana, icyo uzamubonaho ni ugutohagira ko mu bumana, icyo uzamubonaho ni ugushashagirana, uzamubonaho ubukristo, uzamubonaho Yesu, kuko icyo uzamwumvana ni icyo azaba arimo kuvoma kuwashamikiyeho. Haleluya. Hanze hari imvugo zisigaye zaradutse, ariko ukibaza iyo mvugo isohoka mu kanwa kawe, wowe urimo urayivoma kuri ndi? Ninde urimo kwigiraho? Ninde urimo kwarimanta ubuzima bwawe? Ninde urimo kwarimanta ubugingo bwawe? Cunga neza udasanga uri ishami ritagishamikiye kuri Kristo Yesu, ahubwo warihaye warabaye ishami rishamikiye ku bindi ntazi. Imana itugirire neza. Ikindi cyakwereka umukristo cyangwa se umuntu ufite agakiza nyakuri uko ameze, ni umuntu usenga ubudasiba. Haleluya. Umukristo agakiza ke kakaba ari agakiza k'umwimerere, arangwa no gusenga ubudasiba. Imana ishimwe. Abatesalonike ba mbere bice 5:17 aravuga ngo musenge ubudasiba. Uwo ni umuntu ugifite agakiza nyakuri mu mutwe we, muri gahunda ze, mu byo akora byose. Gusenga ubudasiba ntabwo bijya biburamo. Ariko muri iyi minsi mu barokore turi bo uyu munsi, asigaye hariho gutoranya ubwoko bw'amasengesho umuntu akwiye gusenga. Ko nasenze kuwa mbere, si ngombwa kuwa kane, arahagije no ku cyumweru. Ngo nasenze ku cyumweru, nzagaruka mu kwezi gutaha ayarampagije. Kandi uwo muntu uvuga ibyo ngibyo mu by'ukuri nta nzitizi ifatika afite. Birashoboka ko haba hariho inzitizi ikuzitira gusenga. Haleluya. Ariko ugasanga umuntu arifashe, yigeneye igihe azasengera igihe ashakiye, nta mbogamizi, nta nzitizi n'imwe imuzitiye. Ariko ikizakubwira umukristo ukijijwe by'ukuri ni umukristo urangwa no gusenga ubudasiba.
abandi bakagira impamvu zitari impamvu zibabuza gusenga, kandi barakijijwe, kandi n'abagenzi bajya mu ijuru. Haleluya. Abandi bakakubwira ngo nzasenga mu biterane cyangwa nzasenga mu butayu, ahandi ntabwo bindeba. Bazi kurobanura ubwoko bw'amasengesho basenga. Ariko ijambo ryatubwiye ngo musenge ubudasiba. Kizakubwira umukristo ukijijwe by'ukuri arangwa no gusenga ubudasiba. Kandi gusenga ubudasiba, wambwira ngo iminsi yo guterana niyi, ndagira ngo ubwire ngo hari uburyo butatu bwo gusenga. Hari amasengesho yawe ku giti cyawe. Ayo masengesho yawe ku giti cyawe wayakora aho uri hose no mu byo urimo byose, ukaba uri mu bihe byo gusenga. Birashoboka. Haleluya. Amasengesho yawe ku giti cyawe birashoboka ko wayakora aho uri hose no mu byo urimo byose, kandi ukaba uri mu mwanya wo gusenga. Waba utetse, waba uri mu kazi runaka, waba ugenda mu nzira, waba ibyo waba urimo byose, waba uryamye, waba wicaye, waba wagiye gusura kanaka, aho waba uri hose birashoboka ko ushobora kuba mu bihe byo gusenga. Mukaba muri kumwe, nawe muri kumwe, ariko umutima wawe uri mu nzira y'amasengesho, ariko umutima wawe womatanye n'Imana, ariko umutima wawe ufite ibyo urimo kubwira Imana. Imana ishimwe. Ubwo ni uburyo bumwe bwo gusenga, kandi ugasenga ubudasiba. Ubundi buryo bwo gusenga ni uburyo bwo gusengana n'itsinda ritoya. Mukagira ibihe byo gusenga mu ngo, mukagira ibihe byo gusenga mu miryango aho mutuye, mukagira igicaniro mu rugo. Mbere yo kuryama mukicara mukavuga muti reka tubanze dushime Imana. Mwanabyuka mugasenga nk'umuryango, mugasenga, umugabo n'abana n'umugore bagasenga, bagasengera urugo, bagasengera umuryango, bagasengera ibyifuzo by'urugo, bagasengera buri kimwe cyose. Gusenga ubudasiba birashoboka. Birashoboka no kubikora uri mu rugo iwawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ubundi buryo bwo gusenga ni amateraniro magari nk'uko nguko, uko itorero ryashyizeho ibihe byo gusenga. Haleluya. Ubu hari abantu ubu tuvugana, kubera ko bumvishe ko hari igiterane nyuma ya saa sita, bahisemo kuza mu giterane kuruta kuza mu masengesho ya nimugoroba. Ariko ijambo rirakubwira ngo musenge ubudasiba, kandi musenge uburyo bwose bwo gusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umukristo ukijijwe neza, cyangwa se umukristo ufite agakiza nyakuri, arangwa no gusenga ubudasiba, amasengesho y'uburyo bwose. Hari wasenga uri mu materaniro magari, uri wenyine, cyangwa se n'ubundi buryo bwo gusenga bwose bushoboka. Icyanyuma, kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze, umuntu ufite agakiza nyakuri ni umuntu wemera kuyoborwa n'umwuka wera. Haleluya. Umuntu wemera kuyoborwa n'umwuka wera, uwo muntu afite agakiza nyakuri. Muri iyi minsi niyo mpamvu usanga ibintu byabaye ibindi. Ijwi rya mwuka wera riradusanga, rikagusanga, rikakubwira ngo iki ni kibi, sigaho. Kuko mwuka wera ni ijwi ryongorera, rituyobora gukora ibyiza. Ariko abarokore bo turi uyu munsi benshi tujya tuninira mwuka wera. Mwuka wera yagusanga, yakubwira ati sigaho, ukavuga ngo nakana karabikora, ariko wibagiye ko agakiza ari akawe ku giti cyawe. Mwuka wera yagusanga, yakubwira ati bijya hariya, ukumva ntacyo bitwaye. Umuntu ufite agakiza nyakuri muri iyi minsi
nuwemera kuba munsi w'ubutware n'ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Abagalatiya ibice 5:16 baravuga ngo, hari amagambo avuga ngo, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Haleluya. Niwemera kuyoborwa na Mwuka Wera, niwemera kuba munsi y'ubutware bwa Mwuka Wera, bizagufasha gutsinda icyaha ndetse n'ibyo kamere idutera ituma turarikira. Nuba munsi y'ubutware bwa Mwuka Wera, ntago kamere y'icyaha izabasha kunesha, ahubwo uzaba umutsinzi kubera ko wemeye kuyoborwa na Mwuka Wera. Umuntu ufite agakiza nyakuri, ikizamukubwira ni umuntu uzasanga wemereye Mwuka Wera akamubera umuyobozi ku gatoya no ku kanini. Kuko ikikubwira n'uwo muntu niwe muntu ubugaragaraho kunesha, ntaba kirwana na za kamere z'ibyaha, kubera ko aho Mwuka Wera afite imbaraga, kamere ntabwo ishobora kuzamuka. Ariko Mwuka Wera naneshwa muri wowe, kamere y'icyaha ntabwo uzatinya guhagarara ku gasozi ngo utuke mwene so kandi mwese muri abarokore. Ariko niwemera kuyoborwa na Mwuka Wera, ukumva ijwi rya Mwuka Wera, ukemerera iryo jwi rikakuyobora, hari kamere y'icyaha izazamuka muri wowe, nurangiza wumve Mwuka Wera akubwira ngo sigaho, ibi ntabwo ari iby'abana b'Imana. Imana itugirire neza. Haleluya. Nanone aha muri urwandiko rw'Abagalatiya ku murongo wa 18 muri ibyo bice 5 aravuga ngo, ariko niba muyoborwa n'umwuka muba mugitwarwa n'amategeko. Haleluya. Niba tuyoborwa n'umwuka w'Imana, buriya hari iby'amategeko yaba atakituhanira. Abarokore bayoborwa n'umwuka w'Imana, reka mbabwire, amategeko y'isi hari ibyo yaba atakibahanira, kuko uko biri kose Mwuka w'Imana zagutegeka kumvira, kandi numara kumvira ntabwo uzaba ugitwarwa n'amategeko y'isi. Ariko kuki muri iyi minsi ya none urimo kureba ugasanga ari abakijijwe ari n'abadakijijwe bose bahanirwa ibyaha bisa? Abanyereje imisoro, harimo ba murokore basengera mu itorero runaka, abakoze ibi n'ibi, harimo ba bandi basengera hanaha. Nitwemera kuyoborwa na Mwuka Wera, amategeko ntazaba kidutwara, uzagenda wumvira uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Nanone mu Baroma 8:14 haravuga ngo, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Haleluya. Ndashoje. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Nshuti z'umusaraba, muri iyi minsi igihe ibintu bigoye kumenya ukijijwe n'udakijijwe, nyamara twese twambaye umwambaro w'agakiza, hari ibyo ushobora kureberaho bikagufasha kumenya ukijijwe neza, cyangwa se n'ibyo ushobora kwigiraho bikakuyobora mu gukizwa neza, nawe ukava mu gutera urujijo mu bana b'Imana. Wabaze, uriya harya ntakijijwe, uriya ni murokore, uriya si murokore, uriya bimeze biti? Hanze aha hari ibintu biteye urujijo byinshi bitumye tutakimenya ngo abakristo nabahe n'abatari abakristo nabahe, byabaye uruvangi. Haleluya. Ariko nuwomatana na Kristo wagucunguye by'ukuri, ugasenga ubudasiba, ukayoborwa n'umwuka, ukemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, icyo gihe ntabwo uzatera urujijo ngo abantu bibaze ngo niwe siwe,
arakijijwe, hari ibyo abantu bazakwigiraho hanyuma barangiza bakavuga ati uyu nguyu afite agakiza nyakuri, barangiza bakishimira kuba mu gakiza nk'akawe. Uzi ko hari abantu barimo kuvuga muri iyi minsi ngo gukizwa nk'akanaka nabireka. Haleluya. Ngo aho gukizwa nk'akanaka ngo afazare nabyihorera. Ariko nshuti z'umusaraba, uyu munsi ngewe nawe mureke tuvane urujijo mu bana b'Imana, mureke tuvane urujijo mu bantu, bamenye ngo uri murokore, urakijijwe by'ukuri, bamenye ko batakwiye kukwitiranya n'udakijijwe. Imana y'amahoro ibagire neza, Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.